Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 10. Ejo twageze ku murongo navuga wa nyuma kuri iri jambo, kuri iyi titire twaganiriyeho, havuga ngo ntabwo mwigeze muterwa n'ibishuko bibarenze. Imana n'indahemuka ntiyakwemera ko mushukwa birenze imbaraga zanyu, ahubwo izabaha uburyo bwo kwivana mu bishuko n'imbaraga zo kubyihanganira. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, birashoboka cyane ko warushye, kandi ntabwo mbishidikanyaho urarushye, ibishuko wahuye nabyo, ibigeragezo, mbese birakuruhije cyane. Nanjye rero naje mu buzima bwawe, haleluya, kugira ngo nkubwire icyo ukwiriye gukora, uko ukwiriye kubigenza. Burya rero hari ukuntu abagenzi bagana mu ijuru tujya twanga indirimbo z'isi, urumva ngo zivuga iby'isi, yitwa zisi, ariko buriya Yezu Kristo ajya aziheraho akatuganiriza. Hari indirimbo rero amaze iminsi andirimbira ijyanye n'aya magambo turi kuvuga. Ni umuhanzi waririmbye ati: sinzi uko waje mu buzima bwanjye, icyo nzi cyo nuko wampinduye, uri marayika murinzi. Nuko nguko, ntabwo ntuzi uko naje mu buzima bwawe, nanjye sinzi uko waje mu buzima bwanjye, ariko hari icyo tuzi, nuko Yezu ari we waduhuje. Uwo rero nawe aririmba ati: sinzi uko waje, aririmbira umukunzi we, sinzi uko waje mu buzima bwanjye, ntabwo mbizi, byarabaye mbona uraje, ariko hari icyo mbona nuko wampinduye. Haleluya. Nanjye rero ndavuga nti nawe wari uremerewe muvandimwe, wari ufite ibintu byinshi wibazaga, uvuga uti ibi byo ntabwo byakunda, ibi byo oya, ibi byo, mbese bya bindi washyiraga imbere yawe bikaba inzitwazo. Haleluya. Ariko Yezu aravuga ati zizitwazo zikwiriye kuvaho, anzana mu buzima bwawe. Rero yaranzanye rero kugira ngo njye nawe dufatanye urugendo, kandi dutere imbere, dutere intambwe tugana mu ijuru. Birumvikana ntabwo yagaye intambwe yawe, kuko iyo ayigaya ntabwo ari kwemera ko duhura, ariko rero yabonaga ari intambwe ntoya agereranyije n'iyo ukwiriye gutera. Nuko rero arambwira ati: rero Louise, haguruka ugende umbwirira uriya mwana kuri iriya ntambwe yongereho akandi kantu, kuko birashoboka. Haleluya. Birashoboka rero ko wibwiraga ko iyo ntambwe uri gutera ari yo, ukibwira ko amaturo utanga ari ayo ngayo, ukibwira uburyo ufasha abakene ko ari ubwo ngubwo, ariko Yezu aravuga ati: oya, ntabwo ari ibyo ngibyo, niyongereho. None rero muvandimwe ugana mu ijuru, mbere y'uko dukomeza muri ibi bisobanuro by'iri jambo, nubwo ejo twarigiyemo, ariko uyu munsi nabwo turarikomeza kugira ngo tubashe kuryumva neza. Mbere y'uko dukomeza rero, hari ubuhamya bw'umuvandimwe numva bw'abavandimwe. Ubuhamya bwo ni bwinshi, bugenda buza, ariko hari ubwo uyu munsi nashatse ko dusangira busa n'ibyo nkubwiye. Umuvandimwe yaranyandikiye ngo: Yezu akuzwe mama Marie Louise, nongeye gushima Yezu cyane wampaye umubyeyi mwiza nkawe. Uyu munsi numvishe ngomba gushima ibyiza Imana yankoreye. Icya mbere nuko yakuremye. Haleluya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari we yaremye, ntabwo avuga ngo icya mbere nuko yandemye njyewe Umumararungu Marie Louise. Icya mbere nuko yakuremye. Icya kabiri nuko Imana yemeye ko nkumenya ikaduhuza. Icya gatatu nuko yaguhaye ubutumwa bwiza. Icya kane nuko yemeye ko numva ubwo butumwa bwiza. Haleluya. Kuko hari igihe nashoboraga kubuvuga ariko ntubwumve. None rero yatumye Yezu yatumye nawe ubumenya. Aya mashimwe y'uyu muvandimwe nabe nayawe. Dukomeze ngo kugira ngo ubugingo bwanjye bukire. Icya gatanu, yakuzanye mu buzima bwanjye igihe nyacyo, kuko nari ngeze aho nshobora no kwiyahura cyangwa nkakora ibindi bibi bituma mbabaza Imana, cyangwa nashoboraga no kwicwa n'umutima. Icya gatandatu,
ubu mfite icyizere gihambaye ndetse mbwira n'abandi Imana utwigisha. Haleluya, amena. Narakubwiye hari umuvandimwe avuze ati Mana ya Louise nuko iramukiza koko. Haleluya, nukuri hari umuvandimwe ambwa ati ubu nsigaye nsenga nkavuga ngo Mana ya Louise, nuko ati nkabona birakoretse. Haleluya. Abo ngo yarambwiye ngo buhamya ngo ari kubutegura ngo zabutanga, atari ko iyo byanyobeye ati ndavuga ngo Mana ya Louise, ati ntabara, ati rabikora. Icya karindwi nuko wampaye umurage mwiza wo kundaga ijuru, ndetse watumye umubyeyi Bikira Mariya asura urugo rwanjye, abonekera umwana wanjye w'umukobwa ufite imyaka 13, amubonekeye kenshi kandi amuha ubutumwa bwiza. Mugire umugoroba mwiza mama, kandi mumenye ko kuri nge uri umubyeyi uhebuje, mbifurije imigisha myinshi. Haleluya, amena. Nukuri uyu muvandimwe aya magambo yayakwiye ku mutima, kandi koko Imana yabikoze gutyo niyo yo gusingizwa. Ngewe ntabwo nari kubishobora. Narakubwiye ntabwirwa benshi akumva beneyo, nukuvuga ngo washoboraga kuba mu babwirwa ariko ntube muri beneyo. Kuba rero warabaye muri beneyo, nukuri Imana yo mu ijuru ibihererwa icyubahiro. Undi muvandimwe aravuga ati nifuje kuguhamya kuri izi audio uduha, maze imyaka 5 ndwaye umutwe ntasinzira, mfata imiti imfasha gusinzira, none sinkiyifata. Iyo nshaka gusinzira nshyiramo audio ubundi nkahita nsinzira. Uzashimire Yezu waduhaye ibitotsi, Imana iguha umugisha ibihe byiza. Haleluya, amena. Izi audio rero zirimo ibitangaza nukuri, gusa nyine Yezu yaravuze ati hano bigisekuruza kigoye, bano biki gihe murashaka ibitangaza gusa nibyo dushaka. Ibwo mbese bwo bitangaza bitabaye ngo tubone ngo twumve ngo ngo isingwe yikubiza hasi ngo ijuru ngo riramanutse ngo ibintu birakomeye, ubwo mbese ntituzemera kwimanirwa hagati muri twe. Ubu buhamya rero nabuhisemo kugira ngo bugufashe kurushaho gukomera. Haleluya, bukwereke ko mu nzira igana mu ijuru harimo abagenzi kandi bishimye. Birashoboka ko wowe bwaba butagufasha, cyangwa se wenda izi audio wowe ukabuzibona rwose nk'ibintu biraho, ariko ubundi biriya bintu uriya muntu abivuga bikuye he? Wowe igihe ubyita biriya bintu, cyangwa wa muvandimwe wundi igihe abyita bya bintu, hari abo bigirira akamaro. Haleluya. Ubu rero nanjye ikosa najya nkora rero nuko uyu muvandimwe wenyine arwaye, ariko ngiye ikosa najya nkora sinshobora kumva zino audio ndyamye, mpita nsinzira. Kubera iki? Zirambikira. Nubwo ubu rero ndazikora ukabavuga uti se ko uba wazikoze ubwo ntuba wazumvise, mba nazumvise, ariko nanjye mubabwirwe rega ndimo. Iyo nicaye ndi kuvuga roho w'Imana niwe umbwira ibyo mvuga, noneho iyo birangiye nanjye ndicara ngatega amatwi ngo numve icyo roho w'Imana yatubwiriye hamwe nge nawe. Kuko hari abantu baba bambaza batese ahangaha ko roho w'Imana atubwiye gutyo ubwo arashaka ngo dukore iki, kugira ngo mbisobanure nuko mba nanjye izo nyigisho nazumvise. Haleluya. Bityo rero ndicara nanjye nkazumva, kandi buriya abana banjye barabizi iyo ndi kumva audio ni kimwe niyo ndi kuzikora, ntabwo bakunda kunkomangira no kunderanja. Ubwo rero audio zaramfashije, zaranyubatse, kandi nukuri ndashima Imana. Nshima Yezu rero buri gihe, ndamushima cyane. Iyo mpagaze muri izo audio ndashima, nahagarara mu byo yankoreye nkarushaho gushima. Mbese Imana we, nabwiye Yezu namashimwe. Haleluya, aracyari menshi kuri njyewe, kandi nkuko nabikubwiye mu minsi ishize nkomeza kumugana Nyagasani umbabarira aya mashimwe akomeza kuri ntagabanuke. Mbisi ishize Yezu yaraje arambwira tumva rero mwana wanjye uhora ni impungenge, kandi nibyo koko yatumye umuntu utazi nizo mpungenge mporana. Araza arambwira ati Yezu yambwiye ngo nkubwire ngo uhora ni impungenge zuko iby'Imana izaguha bishobora kuyigukuraho, ngo yanumye ngo nkubwire ngo ntago bishoboka, ngo ntabwo bizakuvana ku Mana. Noneho nkagira akantu ko gushidikanya, si umuvandimwe koko buse koko mwumva mbese Mana mporana ubwoba, ikinjewe cyose bwoba buraza, ntari ku iki kintu cyankura ku Mana koko numva nashaka ikintu. Impamvu rero ngewe numva binteye impungenge ntabwo ari uko wenda ntavuga ko roho mutagatifu ndwanirira, si nuko mvuga ko roho mutagatifu ari kure yanjye, ahubwo mba mfite impungenge z'ukuntu nabigendamo nabi kandi bikaba bitagisingiza Imana. Hamugana ko Mana
n'ubusubuko ari ukuntu y'abahanuzi bo muri iki gihe nabo bajya bishimira nyine guhanura ibiryoshye nk'ibyo ngibyo. Umuvandimwe umwe mu minsi ishize nawe w'umuhanuzi, buriya rero Yezu Kristo hari ukuntu agira gutya akazana abahanuzi abenshi njyewe twagiye duhura mu buryo bw'ubuhamya bwa Yezu, ku buryo nemera ko uwo muntu ari umuhanuzi atari uko namubwiwe na runaka, ahubwo nuko nabonye iby'Imana yamukoresheje kandi byarasohoye. Nuko ubwo rero arambwira ati Imana yakunyeretse umeze gutya na gutya, ufite ibigo bikomeye abantu baza kubireba, mbese byiza, mbese n'ubuhanuzi bwiza. Arambwira ati rwose ati ntugera mu bwami bwawe rwose ati muri ibyo bihe nabonye urimo ati n'ukuri uzibuke ko twagendanye twabanye ati nanjye uzantabare. Yabivugaga nyine aganira birumvikana kuko azi ko Imana itabara. Ntago iyo umuntu avuga gutyo ntago ari ukuvuga ngo aba yanze ko Imana izaca aho ishaka ikamukiza. Hari umuvandimwe wigeze kumbwira ati rero ati twabaye inshuti ati maze ati nukira mbere yanjye uzanyibuke kandi uzafasha ati nanjye ninyira mbere yawe ati nzakwibuka. Ni ntabwo rero ko rero mba numva ko gukira kwanjye cyangwa kwe kuzava kuri njyewe, ariko n'uburyo bwo kuganira. Uwo muhanuzi rero nawe yabimbwiye muri ubwo buryo. Noneho we yatekerezaga ko agiye kuvuga nishimwa Yezu ugiye kunzamura muri ubwo buryo. Nawe ungana umuvandimwe, ibyo bintu ni byiza biramutse bibaye, ariko ntabwo numva mbishaka. Simbishaka kuko numva ntashaka ikintu kizankura kuri Yezu. Ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma nibagirwa izina rya Yezu, mwibagirwa umpatse, oya icyo ngicyo kiragatsindwa mu izina rya Yezu Kristo. Nisimbishaka rero. Arambwira ati rero ati ndumva bintangaje, ni wowe muntu kwisi uhanurirwa ibyiza warangiza ukumva ntago bishaka. Ni ntago mbishaka pe, kandi koko simbishaka. Muvandi, ni byiza kuba gutunga ibya mirenge ku ntenyo, biraturyohera, mbese biba ari byiza. No mu buryo bw'ubuzima bwo mu isi wumva unezerewe, ariko si umunezero utanjyana mu ijuru waba umariye iki? Icyo nashakaga kuvuga rero nuko ibyo tugomba kuba dufite byose bigomba kuba bifite aho bihurira n'Imana, bikaba ari ibintu birushaho kutwegereza Imana. Haleluya. Nibibi bintu bidushyira kure y'Imana. Nkaba rero nabivuze nshaka kugira ngo nkubwire nti icyo kigerageza ufite kirakuvuna pe, birakuvunnye, uraremerewe, uraza ukambwira uti Louise ndaremerewe, nkavuga ni iyaba nabishoboraga, kandi ariko buriya nimugatume Yezu ngaya. Hari igihe buriya rero haragiye munera gusenga amasengesho atuma ngawa Yezu akangaya. Igihe kimwe naricaye mbona abantu bari gusabiriza, ndavuga nako Mana nubiyamba Imana nimba mgize gutya. Yezu araza amagara imbere avuga ati ubu rero urebye ko nge ntagira impuhwe, ni wowe wandusha impuhwe. Ntoya ati wemera ko Imana ari urukundo? Nti ati by'Imana ikora rero ujye ubyikiriza gutyo haba hari impamvu. Naho kumva ko ngo iyo mbishobora, ngo muvandimwe ngo iyo mbishobora ngo mba nguhaye gukira, ntabwo bishoboye rero. Ndavuga ni Nyagasani nimbabarira. Ati hari amagambo muvuga ariko akaba arimo ubushizi bw'isoni ku Mana. Wabona umuntu ari mu kaga ngo iyo Imana ngo iyo nshobora kurenza aha ngaha ngo mba mbikoze, none se ko icyo ushoboye cyo utagikoze? Umuvandimwe aherutse kuza turaganira, noneho Yezu arambwira ati umva ukuntu abantu babeshya. Aravuga ati ngewe ati ndababaye, ati naho byabakurira igiti, ati wenda ari n'ikintu nakora ati nagikora. Yezu arambwira ati ariko ati abantu barabeshya kandi ntabwo baba bazi uko babeshya. Nta gihe igiti kitamuhagaze imbere ngo abe yakire ko ntiyigeze abikora. Kurira igiti rero ntabwo ari bya bindi tuvuga ngo igiti ngikiriya ndagihobeye ndazamutse, ahubwo kurira igiti ni nko gukora ikintu gikomeye, mbese ikintu gisaba kwitanga, ikintu gisaba mbese kigoye. Ati ibintu byinshi rero byagiye bimuza imbere ariko niyashatse kubikora. Buriya rero abantu bajya biyemeza ibyo badashoboye. Iyo ureba ku buryo bw'umubiri ubona ko ibyo bintu rwose koko bigoye, cyangwa se biragoye kubikora nuko uba wiyemeje, ariko mu buryo bwa roho hari ibintu byinshi cyane. Nubwo Yezu yarambwiye ati kurira igiti ni urugero, nirwo nafashe kuko nirwo nawe yavuze, ariko Yezu yarambwiye ati kurira igiti, nta kurira igiti kuruta kunyizera, ukumva ko ibyo uri gukora birimo njyewe
cyo ni icyambere kuko wa muntu uri mu kigeragezo cyangwa se na wa wundi muturanyi wawe ashobora gutentebuka, ariko wowe iyo wizera Imana ukomeza kuba ku mavi kandi ukamubera ku mavi kandi bigakunda. Haleluya. Twongere twibukiranye yuko hari abantu bahetse cya kimuga baragenda bageza aho Yesu ari, basanga kumugeraho biragoye, burira inzu basenya igisenge cy'inzu, bamanurira ingobyi aho Yesu yarari, nuko Yesu amukiza bitewe n'ukwemera kwa babandi baje bamuhetse. Biravuga ikirero, biravuga ngo hari igihe tuba duhetse umuntu utabasha kugenda, yacitse intege byararangiye, ariko twebwe nitugira ukwizera tuzamuheka azagenda. None rero ndi kuvuga nti njyewe rwose Mana naho Nyagasani yantegeka ngo kurara nicaye ngo ari kuguriya muntu akira, ati nabikora. Kandi mu by'ukuri ntabwo Yesu gutegeka kurara wicaye kuko wenda ntabwo biri bukunde, ariko hari ibyo gutegeka wakabaye ukora mu mwanya wo kurara wicaye. Yesu arambwira ati ariko se niba uyu muntu adashobora gutekereza ko ari umukene ku isi, ngo abe yavuga ati uyu mukene ngiye kumurihira minerivare cyangwa ngiye kumwubakira inzu, kandi azi neza yuko uwo muntu ababaye, ubwo se kurira igiti niki? Ubwo se kurara yicaye ni gute? Kubera icyo abantu bumva bashaka ibiboroheye. Mbese kugira ngo byumvikane birasaba wenda ko nguha urugero. Njyewe ndashaka ko wowe ukira, noneho kugira ngo ukire nkumva wenda naho Yesu yambwira ati Louise senga amasengesho y'iminsi 9 utarya utanywa, nabigerageza kugira ngo wa muntu akire. Noneho Yesu akambwira ati ntabwo ari ayo ngayo ngusabye, ariko hari ikindi wakora kikajya mu mwanya wa ya masengesho. Hari iki rero? Hari ukugira neza, kuko kuvuga ya masengesho ntabwo ari cyo gikomeye. Wa wundi nsengera ashobora kuba yarataye ukwemera, nta nubwo yemera ko iyo Mana ibaho, yageze ku rwego rwo kumva ko iyo Mana ntacyo yavuga ngo yumve. Njyewe rero icyo ngomba gukora ni ukumubera amaso, ni uguhagarara aho Yesu ashaka, nkahagarara mu mwanya wa runaka. Icyo nicyo Yesu ashaka. Noneho rero iyo ntashaka kubikora gutyo, ni ukuvuga ngo sinshaka gukora ugushaka kwa Yesu, ariko nakwicara ntariko Mana koko ni nukuri niyo haba ni kugenda rwose nkajya Bugande n'amaguru ni najya, ariko runaka ngatabarwa, kandi hari ibyo Nyagasana nsaba gukora mu mwanya wa cya kintu ngewe mbona ko gikomeye. Nawe rero Yesu yambwiriye ati abantu benshi bavuga ibyo badasobanukiwe. Ikintu cya mbere rero muvandimwe usaba gukorera umuntu wacitse intege mu kwemera, n'ukwemera mu mwanya we, ukamwizerera. Haleluya. Nkuko tujya kubatirisha abana muvandimwe, nkubwire iyo metse umwana wanjye agiye kubatizwa umwana ntago ari buvuge, ahubwo padiri avuga ati wowe mabyeyi babatisimu namwe ababyeyi b'umubiri, aba bana muje kubatirisha inshingano zo kugira gutya zo muzazishobora, tuzazishobora. Murumva ko muzagomba kumutoza uburere bwiza bwa gikristo, tuzabikora. Ni ukuvuga ngo njyewe ndi mu mwanya wa mwana, ndamuhetse, ndamwizereye, kandi nemeye ko iyo batisima yihabwa kubera. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, batisimu wa mwana ahabwa ijya ku mutwe wanjye, imujyaho yego, ariko inshingano zikaba ziri ku mutwe w'umubyeyi. Haleluya. Bityo rero mubyeyi ugana mu ijuru, ujye utekereza ko ba bana wabatirishije ari batoya, burya inshingano zabo ziri kuri wowe. Haleluya. Bityo rero ntugatekereze yuko hari ikindi kintu wenda wakora kirenze kwizera. Runaka yarageragejwe, ibigeragezo bijya bibaho bikatunamura, kandi abantu benshi banamuka mu kigeragezo. Wanamuka rero, kunamuka ni ugucika intege, ni ugushiramo intege. Icyo gihe ngewe niba nkuri ruhande, nkaba ndi umukunzi wawe kandi ndi inshuti yawe, ni nkwizerere, nguheke muri ya ngobyi nkujyanire Yesu. Byo birashoboka cyane. Ibyo nibyo tugomba gukora rero, iruhande rw'abanamutse, iruhande rw'abagowe, niduheke. Haleluya. Tubajyanire Yesu. Ariko se umuntu acitse intege, nawe ucitse intege, wajya no gusenga Yesu akakubwira ati ariko izere. Ngo ariko se ngo aho nizeye Yesu ni hehe koko? Ngo Yesu naramwizeye ariko ntacyo yabikozeho. None se hari wakubwiye ko hari isaha afite? Ni mugenga w'ibi. Yaravuze ati ndi umugenga w'ibihe, igihe icyo ari cyo cyose nzashakira nzagutabara. Nabishaka nyuma y'imyaka 10 azaza, natabishaka nakubwiye ni no ku musaraba yarapfuye.
ntabwo rero Imana yamumanuye ku musaraba mbere y'uko apfa, nta nubwo Imana yemeye ko umusaraba utakara mu nzira ngo Yezu Kristo agende yemye, oya, yawugumyeho kandi awupfiraho. Bivuga iki rero? Hari nubwo dushobora kuba mu kigeragezo ariko ntituzagisohokemo nk'uko tubitekereza. Mu maso y'abantu Yezu yageragejwe kugera ku iherezo, kuko yarageragejwe bigera ku musaraba arapfa. Abantu barabibonye, mu maso y'abantu Yezu byararangiye. Ariko siko biri, kuko haleluya uyu munsi twemera Yezu muzima. Haleluya. Bivuga iki rero muvandimwe? Ntabwo Imana itegetswe, reka ngikubwire nacyo, ntabwo Imana itegetswe kuturangiriza ibigeragezo. Ayo makuru nayo reka twicare tuyafite. Imana nikugirira ubunikazi kakubwira ngo mwana wanjye nzagutabara, ujye wishimira kuzatabarwa. Ariko ishatse yavuga ngo mwana wanjye icara aho ngaho utegereze iherezo kuko ntacyo nzakumarira, mbese ubwo wakwiyahura? Jewe numva ikiza rero ni mureke tube kuri Yezu, tudafite umujinya, tudafite inabi, mbese tube kuri Yezu pe. Ngewe rero njya mbwira abantu numva mwabavandimwe banje, nge nsohotse mu ishuri, kandi buryo umuntu asohotse mu ishuri aba afite icyo bita impamyabumenyi. Iyo mpamyabumenyi yanjye rero iri mu kazi. Ubwo rero umuntu uza kunyereka ko iyo mpamyabumenyi nta gaciro ifite, ngewe ndamubwira ni ndaguhunze kuko mvuye mu ishuri. Ishuri data yanyigishije yarambwiye ati ntureba aho nkuzengurukije, urabona se hari ikigeragezo kiruta imbaraga zawe? Nsanga nyine nubwo ngewe nabonaga ko binsumbye, ariko yanyeretse yuko atigeze antererana. Nuko amaze kubinyereka arambwira ati maze uzabimvugire umbwira abana ko mwisi muri mu ishuri, muri mu bigerageza, ariko ntabwo muzigera mugwa mu kaga nimunyizera. Ubwo rero iyo niyo nshingano mfite. Ubwo rero hari igihe umuvandimwe ambwira ati rega, ati Louise impamvu wowe utabyumva, ati impamvu wowe utari kubibyumva uko nguko, ati nuko bitakuriho. Nkamubwira numva rero muvandimwe, ntabwo icyo kindi hari kwicyambayeho nawe nticyakubayeho. Haleluya. Burya ntabwo ari ngombwa ko turatirana inkovu z'imiringa. Nukuvuga ngo wambaye umuringa urakotsa, nanjye narawambaye uranyotsa, nawe inkovu yanjye yaba ari no ariko narayirwaye. Haleluya muvandimwe. Kubw'ibyo rero nimureke twe kuratirana inkovu z'imibabaro, ahubwo mureke twererana imbuto, turebe abakristo b'ukuri bagomba kwitwara bate imbere y'ibigeragezo. Haleluya. Imbere y'ibigeragezo uhagaze ute? Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ntabwo wigeze uterwa n'ibishuko birenze imbaraga zawe. Ikindi, Imana ni indahemuka. Nuhamagara ko Imana ari indahemuka byose urabyakira kandi uzishima. Imana ni indahemuka, ntiyakwemera ko mushukwa birenze imbaraga zanyu. Nukuri koko ariko muvandi, wewe kudashobora gukorera umwana wawe ijerekani ya litiro 20, uzi neza ko ari umwana mutoya, kutabikora kuki utekereza ko Imana yabikoze? Rero iyo habayemo kwijujuta, iyo habayemo kunanirwa mu kigeragezo, reka nkubwire ikindi kiba kirimo imbere, haba harimo kwinubira Imana, haba harimo kutemera iby'Imana ikora kwa urukundo. Ubwo no kuvuga ngo mu yandi magambo uba wafashe urukundo rw'Imana. Haleluya. Uba wafashe rwa rukundo rw'Imana rwagiriye abayisirayeli, yagiriye Yezu, mbese rwatugiriye mu rupfu rwa Yezu ku musaraba, byose ukabifata ukabikanja ukabikunja ukajugunya muri puberi. Ngo Imana bwizi ko nkunda ngo ntabwo yari kubikora gutya, ngo ubwo se kuki yemeye ko bigenda gutya? Nuko Yesu araza akakubwira ati narabyemeye, niko byagenze. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, iri jambo niruduhe kumva yuko nta rwitwazo twakabaye dufite imbere y'Imana rudushyira kure y'Imana. Haleluya. Imana ni indahemuka. Emera ko Imana ari indahemuka, ntihemuka, yitwa ntihemuka. Ntishobora kuguhemukira, wowe ntibiba. Guhemuka niki? Iyo umuntu bamwita umuhemu, ni ukuvuga ngo ku masezerano yatanze yakoze ibinyuranye nabyo, akora ibibi, kuko guhemuka ntabwo ari byiza. N'Imana se ikora nabi? Icyo yakwemereye yanze kugikora? Urasenga Imana ikakubwira ngo nje kugutabara, ngo yango nibikore, ngo dore ngo ubusengo kwashize imyaka 15, 20, na 30 yashira, na 40 yashira, ariko Imana ikurinze. Haleluya. Ubwo rero nkakubwira nti rero muvandimwe, ntabwo mbikubwira gutyo kubera ko ntumva umubabaro wawe, ahubwo mbikubwira gutyo kubera ko mu mubabaro nahuye na Yezu, nabonye uko Yezu agenda. Bo birumvikana ntabwo ngewe njya mvuga ngo yanga uritakisha, oya,
iyo umuntu ataka ndavuga ntarababaye. Kandi si ngombwa ko Imana ima ikigeragezo nk'icyawe kugira ngo numve umubabaro wawe, kuko ishuri ryawe ntabwo ari ryo ryanjye. Twumvikane. Mu Rwanda dufite ibigo by'amashuri byinshi cyane, bikagira n'amaseksiyo menshi cyane. Seksiyo yawe siyo yanjye, kandi ikigo wigaho si cyo nigaho. Ubwo rero ntabwo washaka kunyumvisha ibyaho wiga ngo kugira ngo mbashe kumva ko kwiga bigoye. Oya, urambwira uti uzi ibutara ahantu niga, twebwe rwose ababikira badushyizeho amabwiriza nta kuvuga mu gitondo n'amasengesho gusa. Nanjye nkakubwira ntari kuzi ngewe ahantu niga mu Bafureri, uzi seksiyo niga, uzi ko bajya turaza muri laboratoire turi mu bushakashatsi. Buri wese n'amasomo, mbese buri wese n'ikigo yigaho na seksiyo arimo. Ubwo nyine tubabaye mu buryo butandukanye, ko turababaye. Buryo umunyeshuri ubuze diplome yarayishakaga, ntuzigere wibwira ko bimunezeza. Kandi umunyeshuri arayicara ashaka diplome aba yibabaye. Kubw'ibyo rero ndayibabaye ndi kwishaka, nawe urayibabaye uri kwishaka. Ntabwo rero nemerewe kujya kureba uburyo wowe uri kwishaka. Icyo nzi cyo nuko uri muri 6e nanjye ndi muri 6e. Ubwo nkaba nzi ko nawe ejo bundi tuzakora exeta twembi. Nkakubwira ariko muvandimwe, nubwo wiga gutyo ariko uzibuke ko dufite exeta. Examen d'etat nicyo nshaka kuvuga. Iyi exeta rero tuzahuriraho muvandimwe ugana mu ijuru, wihangane. Nyagasana atazasanga uri gutsindwa diplome ukaba wararuhiye ubusa. Ngwe impamvu bubimbwira ngo rega we ntago bawumva umubabaro wanjye. None se ni mwumva wagize ngo biransohora mu ishuri ndi erega uri mu ishuri nanjye ndi mu ishuri. Haleluya. Muvandimwe rero turi mu rugendo twese, kandi turi abagenzi hano mu isi. Nta numwe ushobora kuvuga ngo wowe ibyo wiga ni biroroshye, ngo wowe ngo ibyo wiga birakomeye. Oya, wowe menya ibyo wiga kandi wige neza. Haleluya. Kugira ngo uzatsinde. Haleluya. Naho ibya runaka bimuharire kuko atwaye ibingana n'intuguze. Ngo ahubwo izabaha uburyo bwo kwivana mu bishuko n'imbaraga zo kubyihanganira. Hari ikintu cyitwa kwivana mu gishuko no kukihanganira, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwivana mu kigeragezo rero mu gishuko nuko kumva wowe nta wundi uzakikuvanamo nk'ubwiza ukuri. Kwivana mu gishuko, reka tubyumve, nta uzakwizerera, nta uzaza ngo mbese wenda nagusengera nkagusabira kwizera, ariko sinjye uzizera mu mwanya wawe. Haleluya. Nicyo bita kwivana mu gishuko. Kwivana no kuba wowe wicaye ukavuga uti yewe ibi bintu ndimo nta kigenda, reka mbireke, wowe wenyine ugafata umwanzuro. Haleluya. Kwivana mu gishuko rero nuko wowe ubwawe uvuga uti iki kintu kiranjyana habi, wowe wenyine. Ariko si ngombwa ko runaka bimenya, si ngombwa ko runaka bimenya. Hari umuvandimwe twigeze gusenga ndamubwira ariko nushaka kugenda nk'uko runaka agenda bizakuvuna ingendo. Noneho rero ubwo ngubwo arandakarira rwose ngo kuko namubwiye ngo ishaka kugenda nk'uko runaka agenda. Yarandakariye, ariko ngiye numvise ko umutima wanjye nta rubanza uncira kubera ko namubwije ukuri. Ntabwo ari ngombwa ko ingendo ya Louise ariyo yawe. Oya, ntabwo ari ngombwa. Kwivana mu kibazo cyangwa mu kigeragezo, kwivana mu gishuko nuko wowe wenyine ufata umwanzuro wawe bwite. Haleluya. Ukivanamo, mbese ni wowe kwivanamo, ni ukuvuga ngo wowe wenyine ni wowe ukora iyo effort ukisohora muri icyo kintu. Nashukwaga, ariko ngewe ubwanjye ndi kurwana intambara yo kugira ngo mbisohokemo. Nuvuga ngo nintarwana intambara yo kugira ngo mbisohokemo nta uzabinsohoramo. Nshobora kuza nka kwigisha, ariko niba wowe ubwawe udashaka gufata umwanzuro ntabwo nzawugufatira. Nyagasani yaduha imbaraga zo kwivana, ngo ahubwo azabaha uburyo bwo kwivana mu gishuko n'imbaraga zo kubyihanganira. Imbaraga zo kwihanganira iki? Ibigeragezo. Haleluya. Kwihanganira ibyo bishuko, kwihanganira ibyo bigeragezo ni imbaraga, bisaba imbaraga zikomeye. Numara kwivanamo rero azaguha imbaraga
so kwihangana kubyivanamo. Nshobora kwivana wenda mu kazi cyangwa se mu kintu wenda tuvuge nakoraga ahantu nakira ruswa nkayibamo nkayicaramo, ariko namara kumenya ko ruswa ari mbi nkavuga mbivuyemo njyewe njyenyine nkabyivanamo. Ni ukuvuga ngo ingaruka ni uko bya bindi nakiraga bivuye muri ya ruswa nzaba ntakibifite. Nari maze kubaka ibipangu 3 cyangwa 4 mu Rwanda kubera za ruswa. Ubwo rero no kuvuga ngo nta gipangu nzongera kubaka, ni ingaruka rero. Noneho Nyagasani akavuga ngo mzabaha imbaraga zo kubyihanganira. Imbaraga zo kubyihanganira rero aguha kubona icyiza kiri muri bya bindi byuko wabiretse birumvikana. Akavuga ati dore rero kuba wabiretse, dore icyiza kibirimo, dore umugisha ukuriho, none akakwereka ibyo byiza. Haleluya. Vandi mwogana mu ijuru rero, uyu munsi tugiye gusoza iri jambo tuvuga ko buri wese agomba kwakira umusaraba we. Umusaraba uwo ari wo wose rero uraremera, ariko ijambo ry'Imana uyu munsi ridukura inzira ku murima ko tutigeze tugeragezwa mu buryo burusha ubushobozi bwacu. Kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntabwo Imana izadutererana mu bigeragezo no mu bishuko, ahubwo izaduha imbaraga zo kwivana mu bishuko ndetse n'imbaraga zo kubyihanganira. Ni ukuvuga rero ngo Imana ntabwo izadushyira kure y'igishuko. Abantu benshi rero bajya batekereza ngo none se nguriya ngo ko yashutswe ngo kandi ari umukozi w'Imana, none se Yesu ntabwo yashutswe na Shitani kandi ari Imana? Ntabwo rero Imana idushyira kure y'ibishuko, ahubwo iduha imbaraga zo kubitsinda. Haleluya. Ngo ariko ngo uziko ngo pasiteri ngo yakoze icyaha, ngo uziko padiri yakoze icyaha, ukumva mbese ibintu birakomeye. Ntabwo rero Imana idushyira kure y'ibishuko, kuko mpora mbivuga kandi ndi kubisubiramo, ntabwo turagera aho umwanzi atageze imyambi. Turacyari ku isi aho se ikibazo ajya turasa imyambi imwe ikadufata iyindi ikaduhusha. Ubwo rero niba ari uko nguko bimeze, muvandimwe ugana mu ijuru, tugomba kwihanganira kwakira ingaruka z'iyo myambi se ikibadutera, ariko kandi tukirinda no gucirana imanza no gutungana intoki ngo dore runaka ngo yabyitwayemo gutya. Nuko nyine ari uko byagenze. Imana rero iguhe kuguma kwihangana no gukomera muvandimwe muri uru rugendo rugana mu ijuru. Ndizera yuko izi nyigisho ari cyo zigenda zikunguraho. Ndizera yuko na bya bigerageza ufite uri kugenda ubona uburyo ugomba kubyihanganira n'uburyo ugomba kubyitwaramo kugira ngo bitaza kubera abandi imbogamizi. Hari igihe ngewe ngeragezwa, ariko ikigeragezo cyanjye kikanukira abantu bose kubera ukuntu nabyitwayemo. Nkatambuka nkamenagura ibintu, aho ngiyeze hose ndatukana ngo ubwo ngo nuko nageragejwe. Ibyo ntabwo ari byo rero. Umukristo ntageragezwa gutyo, umukristo arihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Ni imbuto za Roho Mutagatifu kwihangana. Bityo rero udafite Roho Mutagatifu ananirwa kwihangana. Niho ujya kubona ugasanga abantu batangiye gusara, abantu bakagira ibibazo, wenda tuvuge ibibazo bimwe muri 3, ariko ugasanga umwe yasaze. Ni ukuvuga ngo ababuze imbaraga za Roho Mutagatifu zimuha kurenga cya kintu. Birumvikana nyine ikigeragezo gisohokamo hari ubumara bw'ikigeragezo bugusigaraho. Niho handi amavandimwe yambwiraga ati aho waba uri kubivuga kubera guhamuka. Ntabwo nahamutse nge numva ndi muzima, ariko mu by'ukuri iyo umuntu avuye mu kigeragezo hari ukuntu burya kimusigira ibyasha kandi bikiri bibisi. Ugasanga wenda kirarangiye ariko ibisebe bitaruma neza, bitarakira neza. Ugasanga rero niho umuntu ahora yibuka cya kigeragezo, ahora yibuka cya kigeragezo. Ariko iyo uri kumwe na Yesu arakomora kandi ugakomeza kujya wibuka n'inkovu za cya kigeragezo, ukavuga uti nge nabiciyemo mbese ukabwira n'abandi bikabafasha. Haleluya. Bityo rero tugomba kumenya yuko iyo Roho Mutagatifu agufashije gutwara ikigeragezo cyangwa se agufashe kugiheka, ntabwo kikugiraho ingaruka nyinshi cyane. Haleluya. Kandi gifasha n'abandi kuko ntabwo ari twe tukibereyeho, ahubwo ni Kristo muri twebwe. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.